ahubwo rero reka mbabwire ko mu ngingo y'umunsi nk'uko mwari mwakomeje kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga tugiye kuganira ku birebana no kwiyubaka k'ubukungu bw'u Rwanda mu myaka 30 ishize ubaze umwaka ku wundi u Rwanda rugerageza kuzahura ubukungu bwarwo aho abasesengura ibyabwo bavuga ko bwavuye kure bukagera ku rwego rutanga icyizere. Kugira ngo haterwe iyo ntambwe ariko leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zitandukanye yaba imirongo irimo ibyerekezo nka 2020 gahunda ya NCT1 n'ibindi. Ntabwo ari byo gusa kandi kuko hanashyizweho amategeko n'imirongo yatumye iyo ntambwe iterwa. Kugira ngo dusobanukirwe neza rero iby'uru rugendo Face the Nation y'uyu munsi yatumiye bwana François Kanimba. Uyu numwe mu bagabo b'inararibonye cyane bazwi cyane banagize uruhare muri iyo nkundura niba ari ko umuntu yavuga yo kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bube bufite isura ishimwa kuri ubu. Impamvu azwi cyane nuko bwana François Kanimba yabaye mu myanya ikomeye ku rwego rw'igihugu irimo kuba guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda, yanabaye kandi minisitiri w'ubucuruzi n'inganda kugera mu mwaka wa 2017. Kuri ubu akaba ari komiseri ushinzwe ubukungu ubucuruzi n'ifaranga mu muryango ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS. Tubahaye ikaze. Murakoze. Ibyo tuvuze haruguru byose sibyo? Mwakwegera mikoro hanyuma tukaganira rero muri iki kiganiro cya Face the Nation. Hanyuma uyu muryango wa ECAS nsorejeho ni muryango cy'ubundi abariho tunahera. ECAS ni umuryango w'iterambere ry'ubukungu by'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Nkuko dufite East African Community muri mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Afurika. Mu burasirazuba hari ibihugu 11 biri muri Afurika yo hagati n'u Rwanda rurimo. Yego. N'u Burundi, hakabamo DRC, hakabamo Cameroon, hakabamo Congo, hakabamo Gabon, ari naho dukorera, hakabamo Guinea Equatoriale, hakabamo Angola. Hakabamo ndumva ari byo sinzi niba byose mbinyuzemo. Ariko ni 11 ni harimo bitandatu bifite umuryango witwa CEMAC wahozeho kera huriye no kwifaranga rimwe. CEMAC ngira ngo no muryango abantu benshi bamenye mu bihe byo hambere. Muri CEMAC rero hiyongereyeho ibihugu bitanu ari byo u Rwanda, u Burundi, Angola, DRC na Sao Tome et Principe. N'uwo muryango icyo ushinzwe mu by'ukuri ni uguteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu kugira ngo tugende twubaka isoko rimwe muri Afurika yo hagati. Magambo makeya n'ibyo ngiye ngira ngo iyo urebye ibihugu biwugize usanga ari bya bindi biri mu muryango wa East African Community urumva biri mu Rwanda n'u Burundi. Na DRC yinjiyemo wajya kureba ugasanga harimo ibyo muri SADC muri cya gice cyo muri Afurika y'Amajyepfo. Nta byo muri CEDEAO birimo. Oya nta byo muri CEDEAO ahubwo harimo ibyo muri CEMAC. CEMAC ni umuryango ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ugizwe n'ibihugu bitandatu byakurunjwe n'Abafaransa hariya muri Afurika yo hagati. Bifite n'ifaranga rimwe yitwa CFA. Rya faranga ry'CFA ariko nawe uze mbona ibihugu birikoresha cyane cyane byiganjemo muri Afurika y'Uburengerazuba. Hari ibyo bari bagiye kurisimbuza bita ECO. Ngira ngo ni gahunda ariko itarakunda burundu. Iracyariho ntabwo irakunda baracyayinonosora. Yego. François Kanimba rero twamwakiriye yarari kudusobanurira mu magambo avunaguye icyo ECAS ari cyo, akaba kuri ubu ngubu ari komiseri muri uwo muryango nyine mwumvise ugizwe n'ibihugu birenga 10. Hanyuma reka twigarukire hano mu Rwanda wabaye muri politiki y'iki gihugu. Abantu benshi bakuzi nk'umuntu w'umutekinisiye, umuntu wamenyekanye cyane cyane mu birebana n'imicungire y'ifaranga, usobanura ibirebana naryo, imihindagurikire y'ubukungu n'ibindi. Muri rusange abasesengura ubukungu bw'u Rwanda bavuga ko mu myaka 30 ishize bwazamutse ku kigero cyiza ndetse kinashimwa n'amahanga, yaba imiryango ifite aho ihuriye nabwo, abahanga ku giti cyabo n'abandi. Umuntu yakwibaza muri icyo gihe cyose ko namwe mwari muhari haba gukora muri banki nkuru y'igihugu nka guverineri ndetse munayobora minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, ni nk'ibihe bipimo by'ingenzi indicateur twaheraho duhamya ko uko kuri ariko kwizamuka ry'ubwo bukungu? Murakoze cyane. Ibipimo mu by'ukuri birahari ni na byinshi, ariko umuntu
utagiye no gushakisha kure cyane hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare buri mwaka gishyira ahagaragara imibare yerekana uko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse. Buriya rero ubisubiyemo ukareba guhera icyo gihe cyose tuvuze kugeza ubu ngubu usanga mu buryo bw'impuzandengo buri mwaka igipimo cy'ubukungu bw'u Rwanda bwarazamutseho hafi 8%. Buri mwaka ni byinshi cyane rero. Buriya hari ibihugu bikeya bishobora kugera kuri uwo muvuduko. Wenda umuntu yavuga ati rwari ruvuye habi cyane kubera icyobo twari twarasizemo n'ibihe by'itsembabwoko, ariko ibyo bihe tumaze no kubivamo umuvuduko warakomeje. Natekereza yuko ari cyo kintu cyangombwa gikomeye abantu bagomba kumva bakanasobanukirwa neza, kuko biraduha icyizere cyuko no mu bihe biri imbere uwo muvuduko ushobora gukomeza, ariko hari byinshi bigomba gukomeza gukorwa. Uretse rero icyo gipimo cy'umuvuduko rusange utangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare, hari n'ibindi bimenyetso noneho navuga bifatika. Nk'ubu ngubu ugiye kureba imibare yatangajwe n'ibarura ry'igihugu riheruka, ibarura ry'abaturage, yerekana yuko icyizere cyo kubaho cy'umunyarwanda, espérance de vie, yes, espérance de vie, kuva avutse ubu tugeze ku myaka hafi 70. Nabonye baragaragaje yuko ari 69.9, hafi 70. Ugatekereza yuko mbere ya jenoside u Rwanda rwari muri 43 gutyo. Urumva rero iyo ntambwe ifite ikivuze mu by'ukuri. Ntabwo ari ibintu by'impimbano, kuko iriya ni ibipimo bibarwa igihe haba hakorwa ibarura ry'abaturage, bareba koko abaturage bari mu gihugu bavutse ryari, bafite imyaka ingahe, muri rusange bangana iki, babayeho bati. Kiriya nicyo kimenyetso ntekereza, indikateur ifatika yerekana koko intambwe yatewe kuva kuri 40 tukagera kuri 70 mu myaka 30 gusa. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Hari ibihugu bikeya bishobora gutera uwo muvuduko. Ikindi kigaragara nacyo abantu badakunze kuvuga cyane, ariko ndetse ntekereza yuko ugiye no mu mibare wasanga ari cyo kifatika cyagaragaje umuvuduko w'ubukungu bw'u Rwanda. Ni ingengo y'imari ya leta, cyane cyane amafaranga leta yinjiza mu mufuka wayo aturutse ku misoro abaturage batanga. Imisoro ituruka mu bukungu, mu bikorwa by'iterambere, ibigo bikora imirimo itanga inyungu bigasora, abaturage bafite akazi bagasora. Ibyo byose iyo ubirebye, mbere yuko ndibuka mbere y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ingengo y'imari ya leta ntabwo yarengaga miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko nayo harimo inkunga nyinshi y'amahanga yageraga ndetse hafi kuri 50%, ku buryo amafaranga leta yinjiza ubwayo mu mufuka wa leta ntabwo yarengaga miliyari 25. Uyu munsi nyuma y'imyaka 30 leta irinjiza mu mufuka wayo aturutse mu misoro, mu bukungu bw'igihugu, mu baturage bafite ubushobozi bwo kugira ngo basore, miliyari 3,400. Sinzi niba ushobora kubaruka hambwira uti ubwo byikubye inshuro zingahe. Hari abashobora kuvuga bati ibyo ngibyo wenda biterwa nuko n'ubundi faranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. Icyo gihe miliyari 25 zari zifite agaciro wenda gafite uko gateye, na miliyari 3,400 uyu munsi. Yego, izamuka ry'ibiciro ryabayeho, nta guciye mu ijambo, ariko ntabwo ari byo risobanura ibyo bintu. Cyane cyane iyi mibare yazamutse kubera umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu mu by'ukuri, ariko habayemo n'akazi gakomeye kajyanye n'imiyoborere yo gutunganya neza urwego rw'imirimo rwa leta rushinzwe isoresha ry'abaturage. Yego, isoresha muri rusange hajemo ibikorwa byinshi. Mu bikorwa byinshi by'iterambere u Rwanda rwakoze, icyo nacyo kiri ku isonga, gutunganya no gushyira ku murongo ibijyanye n'imisoro. Hanyuma ukomeje kuri icyo kintu cy'imisoro,
hari igihe bakubwira bati iyo ugiye kureba mu by'ukuri bizinesi cyangwa se ubucuruzi bwanditse bya bita ni segiteri foromere bwa bucuruzi bwanditse usanga kenshi buba bwaravuye ku bwa bucuruzi buba busanzwe butanditse ibyo bita inforomere bakakubwira bati segiteri inforomere ko usanga mu by'ukuri gifite ibibazo biroroshye ko yakura ikabyara foromere mu buryo bworoshye. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye, nta nubwo ari mu Rwanda gusa tugisanga, mu bihugu by'iterambere byinshi usanga mu by'ukuri ibikorwa byinshi by'ubukungu bikorwa n'abashoramari bakiri bato bakora ku buryo butarajyana neza n'umurongo w'iyandikwa ry'imirimo ry'ibikorwa, ku buryo ndetse hamwe na hamwe usanga urwo rwego rushobora rwonyine kuba rugera kuri hafi 50% y'ibikorwa. No mu Rwanda birahari, ariko rero hari intambwe yatewe mu Rwanda cyane kugenda dukangurira abantu no kubafasha kugira ngo bave muri iyo mikorere bagende bakura bagana mu mikorere ijyanye n'ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo imirimo umuntu akora n'ikintu yunguka kigaragare, ashobore no gutanga umusoro wa leta, byagiye bitunganywa neza, ndetse n'amategeko agenga imisoro ubwayo nabo ngabo bataragira ubushobozi bwo kugira ngo bagire ibarurisha mibare ryerekana neza amafaranga bunguka. Hari ukuntu basora bakurikije ibipimo mu byo bita lump sum mu cyongereza, ariko ukurikije ukuntu ubucuruzi bwabo hakagira ikigero cy'amafaranga basabwa yinjira mu mufuka wa leta. Yego. Hanyuma dusa n'abitsa aho ngaho twari turi gato, iyo usobanura ibintu ukanatanga ibimenyetso byabyo uvuga uti ubukungu bw'u Rwanda bwavuye aha indicateurs n'izi ngizi, hari uwakwibaza ngo u Rwanda ko rwari ruvuye ahantu habi cyane, ndetse abasesengura abanyamateka igihe bakubwira bati twasanze muri trésor cyangwa se mu kigega cya leta nta cyari kirimo, usibye iyo ngorane yo guhera hafi ku busa mu birebana n'imari, irindi banga mu by'ukuri u Rwanda rwakoresheje kugira ngo rugere kuri iyo ntambwe ni iyihe? Ibanga rikomeye ntekereza ari nacyo kibazo navuga mu kongera gusubiza ubukungu ku murongo cyashyizwemo imbaraga kugira ngo gishobore kujya ku murongo, ni ukugerageza kugarura icyizere mu Banyarwanda. Abanyarwanda bari bavuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, abenshi barapfuye, abandi barahunze bajya mu bihugu byo hanze, abandi ndetse no mu gihugu imbere ugasanga ntabwo bakiri mu byabo, bari hirya no hino, aho bari baragiye bahurizwa. Byari byaratumye abantu bibaza niba igihugu kizongera koko kugaruka ku murongo. Abaturage mutwihanganire gato cyane amasegonda make kugira ngo anyure mu butumwa. Aha, turagarutse rero nyuma yo gutumika gato, tugiye gutumika mu kanya mukomoza ku kintu kirebana n'icyizere cyubatswe mu Banyarwanda kugira ngo bongere bitabira umurimo bavuga bati igihugu noneho kirahari. Naho naringeze nanabihuzaga nuko bitari byoroshye kugira ngo wongere kwizera yuko koko abaturage bazasubira mu mirimo bagakora, bakajya mu bikorwa bitanga umusaruro, igihugu kikagaruka ku murongo w'iterambere. Byararuhanije, ariko byashyizwemo imbaraga zari zikwiye, abaturage bashyirwa hamwe, bagirira icyizere ubuyobozi bwariho kugira ngo bashobore kumva yuko bari mu gihugu gifite aho kivuye ariko gifite aho cyerekeza. Icyo ntekereza yuko ari cyo kintu byatwaye igihe, ntabwo ari ibintu byabaye umwaka umwe. Navuga yuko nko kuva muri za 1994 kugeza mu by'ukuri mu mwaka w'2000 wasangaga ariyo ntambara turi kurwana cyane. Abaturage benshi kugira ngo murabizi, abatari barahunze, abatarapfuye, hari benshi bari mu magereza bagize uruhare muri jenoside bategerejwe gucibwa imanza. Inkiko gacaca zijyaho zigerageza gukora ibishoboka kugira ngo abaturage bongere basubire mu mirimo, batangire bakore. Icyo ngicyo cyabaye kimwe mu mbogamizi, ariko imbaraga zashyizwemo n'icyerekezo cyahawe mu by'ukuri ahubwo byatanze navuga icyizere kugira ngo igihugu cyongere kugaruka ku murongo mu byerekeye iterambere.
icya kabiri umuntu atakwirengagiza nk'uko wari wabikomojeho mu by'ukuri guverinoma yagiyeho mu kwa 7/94 yahereye ku busa ntacyo yasanze mu rwego rw'ubushobozi ubukungu amafaranga yari yarashiriye mu ntambara yandi yaribwe urumva kugira ngo wongere utangire gukora ushaka abakozi ubona imishahara yo kubahemba n'ibiki byose kugira ngo batangire kuko wizere yuko hari umurimo wabashinze bawukora ntabwo byari byoroshye ariko ubanza bitari byoroshye koko ngira ngo hari abajya basesengura basobanura ibirebana n'amateka bavuga bati igihugu kiyubaka hari abantu bagiye bahabwa amafaranga bavuga bati aya mafaranga rero ni makeya nayo u Rwanda rubashije kubona genda udufashe uyashore muri ibi bakayakubita umufuka bakavuga bati n'ubundi iki nta gihugu kirimo ntikizongera kuba igihugu ibyo ntabwo byabuze ngira ngo hari ingero ariko icyo cyari kimwe ikindi kandi umuntu atakwirengagiza gifite naho bihuriye n'ibyo ngibyo abantu benshi bari muri iki gihugu bari bazi ubwenge bari bafite ubushobozi bwo gukora no gutekereza bari barishwe muri jenoside abatarishwe barahunze ku buryo abakeya twari twarasigaye kugira ngo abantu bongere kwisuganya bafatanije n'abandi banyarwanda bahungutse kugira ngo bashobore kwishyira hamwe bongere basubize igihugu ku murongo mu mirimo ntabwo byari ibintu byoroshye cyane cyane ko abantu abenshi basangaga mu kazi bakora n'imirimo batamenyereye batanafite n'abantu bayibagamo imbere babasobanurira kugira ngo bamenye neza ukuntu ibintu bikorwa ibyo byatwaye igihe ariko icyiza cyabayemo nuko umwaka ku wundi byagiye bijya ku murongo igihugu kirongera gisubirana isura mu rwego rw'amafaranga ahangaha ngira ngo murabyibuka kugeza mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi 2000 hafi aho kuva muri 1994 nta nubwo umuntu yarazi amafaranga igihugu gihahisha ibintu bituruka mu mahanga avahe kuko mu mabanki ntayarahari amabanki y'u Rwanda turaza kubigaruka mu kiganiro yari amerewe nabi cyane yari ameze nabi yari aho ngaho arimo imicungire wabonaga itanuze abaturage icyizere bari bayafitiye cyari gikeya kubera yuko bamwe bari baranaburiyemo umutungo wabo ugasanga kongera kwizera yuko urwego rw'amabanki ruzakora abantu bakarwizera bakarushingiraho kugira ngo biteze imbere mu bukungu byasabaga imbaraga ariko byarakozwe ifaranga ry'u Rwanda ryasaga nkaho ritakigira umuyoboro urigenga uretse gusa abo bitaga abanyeshyamba birirwa hariya hafi y'iposita barigurisha baritesha agaciro umunsi ku wundi ntabwo washobora kujya muri banki ngo usabe amadovize uyabone ntayari ahari banki nkuru y'igihugu ntayo yari ifite hari ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo mbere dutangira wabonaga ari ikibazo gikomeye cy'ingorabahizi ariko nyuma gatoya nyuma y'imyaka nko guhera muri za 2002 mu mwaka w'ibihumbi 2002 n'ingamba zari zaragiye zifatwa mu kugarura ubukungu ku murongo ubwo turaza kubigarukaho kugira ngo turebe n'ibiki byakozwe ukiri aho ngaho ngira ngo mu bihumbi 2000 uraza kudufasha niba nibuka neza ngira ngo nibwo ari vice governor muri Beneri yego nibyo nageze muri Beneri mu kwezi kwa gatandatu none urumva mu bihumbi 2000 hari nyuma y'imyaka 6 yari imyaka ikiri mikeya mu by'ukuri kuvuga ngo icyizere cyaragarutse 100% bisa naho byari bigoranye mwebwe iyo mwakoraga aho mwabaga muri mu mabiro muri kumwe na staff mwebwe hagati yanyu mwararebanaga mukabona harimo icyizere cyo kuvuga ngo ibyo turiho dukora bizabyara umusaruro igihugu tuzongera tugishyire ku murongo cyongere gihagarare neza mu rwego rw'imari nageze muri Beneri mu mwaka w'ibihumbi 2000 mbere yaho nakoraga muri Banque Mondiale nari ishinzwe imishinga ijyana n'ubukungu Banque Mondiale yakoraga mu Rwanda mu ishami ryayo rikorera mu Rwanda sinakubwira ngo 100% abantu bari baragaruye icyizere ariko wasangaga mu by'ukuri abantu bamaze gutangira kwicara mu kazi batangiye gutekereza
nubwo hari hakirimo ukwishishanya ukurikije nyine ibyabaye mu gihugu n'aho abantu baturutse icyizere kitaraza, ariko wabonaga hari ibyo abantu batangiye kugenda barenga ukurikije umurongo wa politike, message bahabwa n'abayobozi b'igihugu kugira ngo igihugu cyongere kiyubake. Ntabwo rero byari byoroshye mu by'ukuri, ariko cyane cyane icyo navuga cyakozwe muri icyo gihe ubwo wanjyanye mu rwego nari nshinzwe ngira ngo turi buze kuhitsa cyane ndetse yes ndibuka yuko buriya bimwe mu bibazo u Rwanda rwagize na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ikibazo cy'imicungire y'ubukungu yarangwagamo amategeko adasobanutse. Nko mu rwego rw'imari nkubwiye yuko nta banki nkuru y'igihugu ya kera yari ifite ububasha, ntekereza yuko bwabaye imbogamizi mu iterambere ry'u Rwanda. Kuvuga ngo umuntu wese ukeneye amadolari ushaka kujya kugura ibintu mu mahanga, abakozi ba banki nkuru bagomba kumuha icyemezo, kumwemerera, kandi afite banki y'ubucuruzi bakorana, ariko dosiye ye kugira ngo bamuhe amadovize niba nahari bakagomba kujya gusaba uburenganzira muri banki nkuru y'igihugu. Ibyo bintu rero byari imbogamizi ziteye ubwoba, kuko aho ngaho niho hazagamo ikene wabo, ndakuzi, ruswa, ugasanga nabo ubwabyo yari imbogamizi. Nuvuga ngo regulation yari mu biganza bya buri wese. Yari mu biganza ahubwo byabamwe byabamwe bafite ububasha bwo kwica bakanakiza. Ibyo ntabwo byari mu micungire y'amafaranga y'amahanga gusa, byari no gutanga inguzanyo mu mabanki. Washobora kuba ukorana na banki, waba ukeneye inguzanyo, banki ukore uri umukiriya wayo, kugira ngo iguhe inguzanyo ikagomba kujya gusaba uburenganzira muri banki nkuru y'igihugu yuko baguha ideni. Urumva iyo miyoborere nyuma rero buriya no mu cyatumye mu by'ukuri abanyarwanda bongera kugirira icyizere ubukungu bw'u Rwanda. Ndibuka yuko nk'ubyerekeye gucunga amadovize mu gihugu, mbere abantu bari bazi yuko amadovize ari ay'igihugu, ari aya beneri, n'umuntu wese ari umuhinzi wa kawa, w'icyayi, cyangwa se undi muntu ushobora kugira ikintu yohereza mu mahanga akinjiza amadovize, ntabwo yari yagombaga guhita yavunjisha amanyarwanda akajya mu kigega. Ibyo bintu bigatuma kandi yajya kuyashaka noneho kugira ngo nawe ayakoreshe ntibayamuhe hakazamo nyine bimwe bigenderwaho bidasobanutse kugira ngo bakwemerere. Ibyo byatumaga abanyarwanda benshi ari ababaga mu Rwanda mbere ya jenoside. Bwana Kanimba, nta requirements cyangwa se ibishingirwaho byabaga bihari ngo bakubwire ngo uyashaka yuza A B C D? Wime, ariko urumva ikibazo cyabaga gihari iyo abayashaka ari benshi, sibyo? Kandi ahari mu by'ukuri adahagije, icyo gihe ibyo uheraho kugira ngo wemeze niba kanaka ayafata cyangwa se undi ntuyamuhe, ntabwo biba bigaragara neza. Icyo gihe ikintu cyakozwe gikomeye, ndumva maze kugera muri beneri, twashyizeho yuko amadovize ntabwo ari aya leta. Amadovize ni ay'abanyarwanda bayinjiza mu gihugu. Yego. Bagomba no kugira uburenganzira bwo kuyakoresha ntayo basabye uburenganzira bwayo. Icyo kintu cyazanye icyizere, gituma abacuruzi benshi bari bafite amakonte hanze, amafaranga menshi cyane barayacyuye, bituma ndetse n'abanyarwanda babaga mu mahanga bari impunzi bamaze gutahuka mu Rwanda bumvise yuko n'imitungo yabo bari bafite hanze bashobora kuyagarura mu gihugu. Bituma noneho amadovize atangira kuboneka ku isoko, ari mu mabanki y'ubucuruzi, ari no muri banki nkuru y'igihugu. Amadovize atangira kugenda yiyongera, bituma noneho agaciro k'ifaranga, wa muvuduko wo gutakaza agaciro twabonaga buri munsi gashira. N'abari bashinzwe icyo gihe gucunga banki nkuru y'igihugu tugira aho duhera, noneho dukora koko noneho politiki n'ingamba za kure zo kugenda ducunga ifaranga dukurikije
uko abayashaka n'ahari angana n'ukuntu tugomba kugenda tuyabasaranganya ariko biciye mu isoko bidaciye mu cyemezo cya kanaka ku mutwe w'umuntu. Ibyo nibyo byangombwa twakoze icyo gihe. Ubwo hari n'ibyakozwe byinshi mu byerekeye gushakisha uburyo amabanki twari dufite yari mu bibazo bikomeye cyane. Ndakubwira icyo gihe mu mwaka w'2002 nkubwira ngera muri Beneri, amabanki yatwerekaga yuko mu bitabo byabo abantu bafashe inguzanyo ari abambere ya jenoside ndetse n'abashoboye kuzibona amabanki agifungura jenoside ikirangira ntibishyuraga. ntabwo bishyuraga amabanki yari afite inguzanyo ziri hanze zirenga 40% zitishyurwa. Kandi urumva igipimo ngenderwaho kigaragaza yuko iyo banki itanze inguzanyo ntabwo yizeye 100% yuko izo nguzanyo zizagaruka. Ariko iyo ikigero cyo kutishyurwa kirenze 5% ni ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo banki ibigiye kuba ikibazo ku gihugu kandi ari banki y'ubucuruzi ibe ishingiro ry'iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Urumva rero kugarura cya gipimo ukagikura kuri 40% kikazagaruka kuri 5% yabaye intambara ikomeye. Yahereye mbere na mbere kuvugurura imicungire y'amabanki yari mu Rwanda icyo gihe. Yego, hakozwe byinshi ntabwo mbijyamo muri detail, ngira ngo bari bahari barabikurikiye. Abayobozi wabonaga bacukura ku buryo budasanzwe budafudutse bashyirwa ku ruhande. Ariko kandi noneho tunemerera n'abashoramari bafite amafaranga kugira ngo banki reka turi buze guhita tuhafatiraho tubanze dutumike gato turagaruka. Hanyuma reka tugaruke, wari uri kwitsa ku buryo amabanki yasaga naho mu by'ukuri kubera imirongo yari yarashyizweho n'abantu nyine bafite imikorere yabo ku giti cyabo mu nyungu zabo yadindizaga urwo rwego. Ariko ikindi kintu wenda banki nkuru y'u Rwanda abantu bazi ibishinzwe ni no kureberera ibigo kompanyi d'assurance. Uru rwego rwo rwari ruhagaze gute? Urwo rwego ho navuga yuko nabwo ntabwo rwari ruhagaze neza cyane. Urebye no mu Rwanda ibyerekeye ubwishingizi byari ku kigero gito cyane. Na mbere uburyo bwagenzurwaga ntabwo banki nkuru y'igihugu yabigiragamo uruhare. Buriya kugira ngo banki nkuru y'igihugu utangire kugenzura ibigo by'ubwishingizi byatangiye mu mwaka w'2000 ndakeka na 5. Niho banki nkuru y'igihugu yahawe inshingano zo kugenzura n'imikorere y'ibyo bigo. Mbere hariho komisiyo yabigenzuraga yari ishingiye kuri minisiteri y'ubucuruzi, kuri minisiteri y'imari. Ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo uretse ibijyanye n'ubwishingizi bw'amamodoka kubera za aksida, ibindi bikorwa by'iterambere ry'ubwishingizi mu Rwanda byari bitarasobanuka, bitarafata intera. Abantu batarabigiraho ubumenyi buhagije, batarabihugukirwa. Byaje kugenda bitera imbere nyuma gahoro gahoro. Na n'ubu ngubu usanga ari urwego mu by'ukuri rukiyubaka mu Rwanda ugereranyije n'inzego zindi z'imari. Ariko ubu ngubu rumaze gufata intera ku buryo amategeko yashyizweho. Banki nkuru y'igihugu yashyize amategeko agenga ibyerekeye igenzura ry'imikorere y'umurimo w'ubwishingizi. Abantu bashoramo amafaranga kuko babonaga amategeko asobanutse, hanyuma n'ibintu bishobora kwishingirwa bigenda byiyongera. Bigenda byiyongera. Ubu ngubu urwego rumaze gufata igipimo cyiza kijyanye n'iterambere ry'ubukungu muri rusange. Hanyuma ngira ngo ubucuruzi kenshi bushingira no ku makuru. Uvuze imbogamizi cyangwa ingorane zari ziri mu rwego rw'amabanki icyo gihe, ariko nyuma mu myaka yakurikiye za 2008 gutyo twabonye banki z'inyamahanga ziza gukorera hano mu Rwanda. Byagenze gute? Ese amakuru yabaye kugira ngo abantu babe bazi ko urwego rw'amabanki hari amateka mabi cyangwa se hari inenge rufite kandi bemere kuza gupiganwa ni icyo bashakaga kwinjiriramo cyangwa byagenze gute? Aho ngaho niho naringeze nkusobanurira umurimo wakozwe icyo gihe kugira ngo urwego rw'amabanki rugarure isura nyayo. Hari byinshi byakozwe. Buriya icyambere cyakozwe na banki nkuru y'igihugu ubwayo. Buriya abantu ntabwo bajya bakunda kubivuga, ariko
mbere wasangaga banki nkuru y'igihugu mbere ya za 90 ikora yego n'urwego rwa guverinoma ariko abayobozi bayo bavugirwamo cyane nta bwigenge nta bwigenge ndetse ugasanga kenshi ibyo twavugaga byo gutanga inguzanyo bizamo ikimenyane n'amaruswa nabyo byaragendaga bikanashamikira no ku buyobozi bw'igihugu. Ikintu cya mbere rero cyakozwe muri Beneri, itegeko rya Beneri ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi 2003, banki nkuru y'igihugu ihabwa ubwigenge mu byerekeye kugenzura amabanki no mu byerekeye politiki yo gucunga ifaranga. Yego. Ndibuka yuko nk'ibyo nakubwiye bijyanye no kubaka isoko ry'ivunjisha. Mbere ibyakorwaga yari politiki ya leta, banki nkuru y'igihugu yashyirwa mu bikorwa, ariko kugira ngo noneho tubishyire ku murongo twemeze yuko amadovize ari ay'abantu, kugira ngo abantu bagirire icyizere system bancaire bashobore kuyazana igihe bashoboye kuyajyana hanze bayikeneye babikore. Ibyo byakozwe mu Face the Nation, Kigali's big and bold radio conversation on Face the Nation, Saturdays at 10 a.m. Tumaze kuvugurura ayo mategeko agenga abantu, hagiyeho amabanki mashyashya agenga amabanki, imikorere yayo, uburyo inguzanyo zicungwa n'ibyemezo bifatwa igihe bitangiye kugaragara yuko hari banki n'iyi iri gucunga umutungo w'abaturage, kuko amabanki acunga amafaranga y'abaturage ku buryo budasobanutse, ku buryo bishobora no kuzamo ibibazo. Banki nkuru y'igihugu igafata ibyemezo bya ngombwa hakiri kare. Ibyo rero byatumye mu by'ukuri abashoramari mu rwego rw'isi, cyane cyane abo mu karere kuko nibo banitabiriye kuza gushora imari hano mu Rwanda, babonye yuko hari umugenzuzi ufatika ufite icyerekezo kandi ufite n'ubwigenge bashobora gukorana nawe. Yego. Baraza bashora imari mu Rwanda. Bahera ku bigo amabanki yari ahasanzwe, yari afite ibibazo, yari muri processus yo kugira ngo agende avugururwa. Banki nkuru yafashe ingamba yo kuyavugurura, bashora amafaranga muri ibyo ngibyo. Muribuka za banki z'ubucuruzi BCR, izitwaga za Bakari zahindutse Finabank. Yego, hari za banki hypothèque. Wenda banki hypothèque yo yaje nyuma. Yari ya nyuma za Bakari. Yaje ibyo kuvugurura byaje nyuma. Kuvanga yari ni ya leta completement. Na izindi harimo n'abacuruzi abashoramari bigenga, ariko wasangaga biba abaturage kurusha uko babubakira umutungo neza. So ibyo rero byatumye abanyamahanga bagira confiance cyane cyane ishingiye muri independence, ubwigenge n'ubushobozi n'icyerekezo babonaga banki nkuru yatanga mu rwego gucunga urwego rw'imari. Nuko twabonye za banki za Abanyakenya ziza za Equity, za KCB, za n'izindi. Ahangaha nabyo nagira ngo iyo tuvuga ngo banki nkuru y'igihugu yahawe ubwigenge, ariko banki nkuru y'igihugu n'urwego rwa leta, icyangombwa ni uko gushyira mu bikorwa ubwo bwigenge. Ndibuka rwose dushyira mu bikorwa ibyo byemezo bijyanye n'imicungire y'amabanki. Perezida wa Repubulika yabizemo uruhare rukomeye cyane, kuko yumvaga yuko ubwo bwigenge burakwiye, ariko bugomba no guhabwa imbaraga n'abayobozi b'igihugu, kugira ngo hatagira abakeka yuko abayobozi ba Beneri bari hariya ari ibyigenge bari kwikorera ibyo bishakiye. Icyo nacyo ni ikintu cyashyizwe mu bikorwa kirafatika, gituma ibyakozwe bishobora kugerwaho nta ngaruka mbi bigize ku mibanire no ku miterere y'ubukungu muri rusange. Hanyuma uru rwego rw'amabanki ngira ngo ndaza kubihuza cyane cyane n'uburyo kimwe mu by'u Rwanda rwakoze kugira ngo ruvugurure ubukungu bwarwo runakorane n'abandi, ni ukwinjira muri ya miryango, mu mablocks y'uturere, za East African Community, za ikaze twigeze kuzitsaho kare, za SADC, plutôt za wa muryango waruhuje ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'iy'amajyepfo.
komesa yego sadeke niyo mu majyepfo nihuje ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Twabonye mu by'ukuri nyuma yo kuwinjiramo za 2007 nibwo twatangiye kubona aya mabanki ayo muri Kenya, tubona compagnie d'assurance yinjira hano mu Rwanda. Bifitanye isano n'icyo kintu niyo politiki nshya yari imaze kuvugururwa cyane kuko urumva buriya iriya miryango y'ubukungu, iterambere ry'ubukungu bw'akarere ihurirwamo n'ibihugu byinshi, hari amasezerano ibihugu bigirana cyane cyane ku byerekeye imicungire y'ubukungu muri rusange, korohereza abashoramari ndetse no kuganira uburyo ibibazo bizamo bigenda bisobanuka bitarekewe igihugu kiniki. Ibyo ngibyo rero bitanga icyizere muri rusange. Bitanga icyizere muri rusange. Ikindi umuntu yavuga nuko urabona u Rwanda ni igihugu ntabwo dukora ku nyanja. Kugira ngo dushobore guhahirana n'amahanga tugomba guca ku mihanda itari mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, kugira ngo dushobore kugera ku nyanja. Niba hari ibyo twohereza mu mahanga cyangwa dukurayo bishobore kugera hano. Urumva rero u Rwanda rwari rufite inyungu nyinshi cyane kugira ngo ibyo bihugu ducamo duhahirana n'amahanga tugire ikintu kiduhuriza hamwe mu byerekeye gucunga ubukungu bw'akarere. Natwe igihe twumva hari imbogamizi n'ibyo twifuza yuko badufashamo byorohe, kandi niko byagenze. Ngira ngo muribuka kera nka mbere ya za 2010 2008 wasangaga kugira ngo ikamyo izave Tanzania izagere mu Rwanda hari amabariyeri arenga 45 yari ku muhanda. Ayo makamyo azana ibicuruzwa mu Rwanda yagomba guhagararaho ahagaze hose ariko atanga amafaranga, ugasanga biravuna cyane, imbogamizi z'abakora uwo mwuga. Ariko ibyo biganiro byo gutunganya ubuhahirane hagati y'ibihugu, izo bariyeri zavuyeho ziva kuri 45 hasigara 3. Ubwo ni urugero rumwe. Ni urugero rumwe. Ngira ngo hari n'ibindi, hari nk'ikoranabuhanga rimaze gutera imbere, byashyizwemo ingufu, amakamyo avuye za Dar es Salaam na za Mombasa akagira ukuntu akurikiranwa mu rwego rw'ikoranabuhanga beneyo ndetse n'ibigo bishinzwe imisoro, kugira ngo bikurikirane neza, birebe ibyo bicuruzwa aho bigeze, bishobore kumenya niba nta gishobora guhungabanira mu nzira, cyangwa igihe habaye imbogamizi ikibazo mu nzira bahita bimenya, hakorwa ibyangombwa, biyambaze ubwo buhahirane dufitanye n'ibyo bihugu kugira ngo ibibazo bikemuke hakiri kare. Byose rero byarakozwe. Reka tufata akaruhuko gato cyane turahita tugaruka dukomerezaho. Hi Grandma, can Nina come over for dinner? Sure. I've been meaning to ask you, what would happen if someone offered you a drink? Grandma? If anyone ever does, I want you to say, no, I have too much respect for my family and I don't want to get in trouble. I promise, Grandma. They really do hear you. If you're talking, they will hear you every single time. Allow the words to break through by seeing eye to eye. We all mean something special to each other's lives. So talk, they hear you, and you can do it if you try. Win instant cash prizes. Buy the latest smartphone so cheap it's basically free. Get an incredible offer for getaway to a big city. We have it all. The offer ends at midnight. These deals are not real, but AI-related fraud is. To learn how to be safe against AI-related fraud from your trusted resource for safe internet practices, visit your national Get Safe Online website. Face the Nation. Kigali's big and bold radio conversation on Face the Nation. Saturdays at 10 a.m. Iracyari Royal FM, ikiganiro kiracyari Face the Nation. Turi kumwe na Bwana François Kanimba, uyu nguyu akaba ari impuguke, akaba ari n'umuhanga mu birebana n'ubukungu.
kuri ubu ngubu rero akaba ari komiseri mu muryango wa ECAS, ukaba ari umuryango uhurije hamwe ibihugu bigera kuri 11 byo mu gice cya Afurika yo hagati ndetse n'iy'uburasirazuba. Turiho turaganira ku birebana n'urugendo rwo kwiyubaka k'ubukungu bw'u Rwanda mu myaka 30 iheruka, tureba mu by'ukuri y'abantu bavuga bati imibare ibipimo byerekana ko bwagiye butera imbere, ariko kandi bakanavuga bati bwavuye kuri byagenze gute kugira ngo ubukungu buve kure nk'ahasobanurwa bugere aho buri kuri ubu ngubu. Bwana Kanimba, ngira ngo iyo ugiye kwitegereza neza usanga u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite ubwiyongere bw'abaturage bunasobanurwa n'ubucucike bwabo bumaze kurenga 500 kuri kilometero kare. Ngira ngo ntabwo ari ibihugu byinshi bifite bino bucucike. Ukwiyongera kw'abaturage ku gihugu nk'u Rwanda gifite ubukungu bukiyubaka, twavuga ko ari imbogamizi cyangwa ni amahirwe? Ntabwo navuga yuko ari imbogamizi, nta nubwo navuga yuko ari amahirwe. Igisubizo naguha, hari ibihugu biteye imbere bifite ubucucike bw'abaturage urutu bw'u Rwanda, kandi ahubwo usanga bishimira ko bafite abaturage benshi ko n'imbaraga. Yego. Ariko iyo usubiye inyuma ukareba usanga abo baturage bitwa imbaraga ni abaturage bajijutse, ni abaturage bafite ubuzima bwiza, bize kuko bakora bagatanga umusaruro. Yego. Ikibazo rero ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere ni umuvuduko w'abaturage, igihe igihugu kitaragera ku buryo cyubaka ubukungu bwacyo ku buryo abo baturage koko basanga ari igisubizo ku bibazo igihugu gikeneye kugira ngo gikomeze gutera imbere. N'u Rwanda rero ndumva turi muri ibyo ngibyo. Ikintu kigaragara ni uko abaturage b'u Rwanda dufite abenshi usanga bagikora no mu rwego rw'ubuhinzi, usanga mu by'ukuri batunze igihugu. Ntabwo mpamya yuko igihe bari badahari, umutekano utaragaruka mu gihugu, bakiri mu hunzi muri za Kongo cyangwa se bakisandagaye hirya no hino ahantu bari barahungiye, n'umusaruro w'igihugu warahungabaniye. Uko rero bagiye bagaruka mu mirimo, byatumye n'umusaruro w'igihugu utangira kongera ugarura ireme. Yego. Aho rero ni nyine niho usanga umubare w'abaturage ufite akamaro, ufite aho uhuriye n'umusaruro w'igihugu. Ikindi rero cyabaye cyiza ni uko nyuma na leta yashoye amafaranga menshi cyane mu byerekeye kubaka umunyarwanda mu nzego zinyuranye izo arizo zose, uhereye ku ubuzima, uburezi, kugira ngo noneho na wa munyarwanda uri aho ngaho niyo ataba afite akazi ahabwa na leta ashobore kuba yatangira kuba umunyarwanda witekerezaho n'icyo ashobora kuba yakwikorera kugira ngo yifashe. Urumva, ibyo rero bituma mu by'ukuri b'abaturage benshi, umubare w'abaturage kugira ngo ubigisubize ahubwo ikibazo ugenda ubigisubizo. Ariko igihe igihugu kigihanganye n'ibibazo by'ubukene, ibibazo byo kubonera imirimo ihagije abaturage n'ibiki byose, na politike yo kuringaniza umuvuduko w'izamuka ry'abaturage n'uko ubukungu bw'igihugu butera imbere, ntabwo twayireka. Nayo irakenewe, ariko ntabwo ntekereza yuko ariho hagomba kujya imbaraga nyinshi. Niko mbitekereza. Yego. Hanyuma aba baturage bafite ubucucike bumeze uko, ijanisha rinini ryabo ni urubyiruko, hejuru ya 60% nk'uko imibare ibyerekana, unashingiye ku ibarura ry'abaturage riheruka. Muri hejuru ya 60% by'urubyiruko ni naho usanga igipimo kinini cy'abantu batagira imirimo cyane. Todo chômage iri ku rwego rwo hejuru. Kimwe mu bibazo ndetse abavugira u Rwanda mu nguni zitandukanye harimo n'ubukungu, n'iki naho bisesengura muvuga ko ari umutwaro ukomeye. Niki iyo bimeze uko nguko bigenda gute kugira ngo igihugu kikure bene ahangaha? Hagomba byinshi kuko icyambere kigomba gukorwa ni politike y'imiyoborere y'igihugu iganisha kongera imirimo. Yego.
mu gihugu. Icyo ni kimwe cya mbere. Ariko noneho burya ntabwo kongera imirimo bikorwa na leta gusa. Leta ishyiraho politike ariko abongera imirimo n'abikorera. Private sector. Ni private sector. Private sector ari abashoboye kubona amafaranga ya mbere yo gushora kugira ngo bashobore gushyiraho ibikorwa bihanga akazi, biha n'abandi akazi, ariko harimo noneho na rwa rubyiruko rugomba gutekereza kwihangira imirimo. Leta igasigara gusa ibafasha, ishakisha uburyo yabafasha gukemura ibibazo by'imbogamizi bibabangamiye kugira ngo bihangire umurimo. Cyane cyane ikibazo gikunda kuvunana ni ikibazo cyo kubona amafaranga y'igishoro bagitangira. Aho ngaho rero niho ntekereza ubu ngubu imbaraga z'u Rwanda nyinshi zikwiye gushyirwa. Hari ibihugu byateye imbere, iyo ugiye nko muri Aziya ukareba inzego za leta zashyizweho kugira ngo zifashe urubyiruko rwihangira imirimo mu nzego zinyuranye z'ubukungu zose. Usanga hari byinshi bikorwa, ntekereza no mu Rwanda nubwo natwe dufite byinshi dukora, dushobora kugenda twigiraho kugira ngo ubushobozi n'imbaraga zishyirwa mu gufasha urubyiruko kwihangira imirimo zongerwe. Aha ngaha ntekereza yuko ni kimwe, ntekereza yuko guverinoma yacu igomba gukomeza kugenda ishyiramo imbaraga. Ukiri aho ngaho ngira ngo hari ingamba nyinshi leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho amategeko, ishyiraho uburyo bwo korohereza abafite imishinga yabyara inyungu kubona igishoro mu buryo bworoshye. Yewe hari n'uburyo bwashyizweho bwo korohereza uburyo bwo gutanga imisoro ku bantu bagitangira imirimo. Ariko imbogamizi zikongera kubaka ubushobozi bw'aba bantu barifite cya kibazo urubyiruko. Aha ngaha ndagaruka cyane cyane ku birebana n'imiterere y'amasomo yigwa. Hari abayitunga agatoki bakavuga bati imiterere y'amasomo yigwa mu mashuri usanga atajyana ku gukuraho ikibazo gihari. Bagura tuzasanga ari amasomo yo hambere akwiye mu by'ukuri, bakakubwira bati karikiramu ikwiye kuvugururwa. Ari nayo icyo kintu na leta yongeye guhita izana bene amasomo ya TVET. Amasomo yigwa ndetse uruhare rwayo mu gukuraho iki kibazo urubona gute? Ese kuba barashyizeho TVET ni igisubizo mu by'ukuri ubona cyiza? Ni igisubizo kuko no mu bihugu bindi byateye imbere usanga nicyo cyerekezo. Gusa wenda uburyo bikorwamo n'imbaraga abantu babikoramo zitandukana. Ahandi hari burya iyo ugiye kureba ufashe nk'igihugu, tuvuge igihugu cy'Ubudage, igihugu cyateye imbere mu bihugu biteye imbere, ariko usanga bene ayo mashuri yigisha abantu kugira ngo bagire ubumenyi bujyanye n'ubukenewe n'imirimo iri ku isoko. Abikorera bafite ibigo bikomeye babigiramo uruhare rukomeye cyane ndetse bagafatanya na leta. Aho ngaho ntekereza yuko ni kimwe mu ngero tutarageraho mu Rwanda ku buryo bufatika. Aho usanga koko abantu bafite inganda, ibigo by'ubucuruzi byinshi bafatanya na leta kugira ngo bigishe urubyiruko, babahe ubumenyi bukenewe kugira ngo nibarangiza amashuri bahite batanga umusaruro. Ibyo ngibyo ntekereza yuko ni imwe muri za gahunda ntekereza zigomba kugenda zongerwamo imbaraga. Ariko n'abikorera bakagerageza gukangurirwa kurushaho yuko iyo ufite ikigo ukeneye abakozi gutanga umusanzu mu gutegura abazagukorera ntabwo ubuhomba. Ni ishoramari naryo gukora. Yego. Ni ishoramari gukora. Ikindi ni uko usanga nko ku byerekeye gufasha mu bushobozi cyane cyane abana bafite ibitekerezo by'imishinga bishobora kuvamo imirimo, barafashwa. Ifo kubafasha. Ni ngombwa kubafasha ntabwo ari ukubigisha gusa ngo mushobora gukora ibi ngibi mukabona nimurangiza kwiga mukazabona akazi. Ariko abafite ibitekerezo byo guhanga imirimo ni ngombwa kubafasha ndetse no mu mishinga yabo leta ibashora mu mafaranga ikabaherekeza igihe
igihe cyumvikana. Ibyo n'ahandi niko bikorwa, ntabwo iterambere ari maji. Usanga nko mu bihugu bya Aziya rwose baba bafite za bije nini cyane ziri muri urwo rwego, kandi mu nzego zinyuranye z'ubukungu, atari ukuvuga gusa ngo ni muri ICT n'ahantu hose. Mu buhinzi, ugasanga leta zishoramo amafaranga yo guha inkunga urubyiruko rugitekereza mu mishinga igihe rutarafatika kugira ngo rugire ibikorwa by'iterambere bigaragara. Bagashoramo amafaranga menshi, akagira aho abageza, noneho bakagenda bahererekanya n'ibigo by'amabanki igihe batangiye kubona ibikorwa bifatika bitanga icyizere no mu mabanki y'uko bashobora guhabwa inguzanyo bagakora bakunguka. Hashize igihe hambere kugera n'ubu ndetse mu myaka iheruka, u Rwanda rusa naho kimwe muri piliye cyangwa se mu nkingi zarwo zishingiraho harimo ibintu by'ubuhinzi, ariko bakakubwira bati si nibyo bakubwira nibyo nawe ubona. Twigeze kubyemeranywaho ko u Rwanda ruri mu bihugu bifite umuvuduko munini w'abaturage, baramara ahantu ho guhinga, uburyo bwo gutura, uburyo bwo no gushyingurwa, rega kuko baravuka bakanapfa bagashyingurwa mu buryo ubutaka buriho burashira. Politiki y'ubuhinzi ikwiye kumera iti mu gihe mu by'ukuri abaturage ari benshi ku buso budahinduka? Politiki y'ubuhinzi rero ubwo ntabwo ndi umuhinzi, n'izi by'ubukungu bikoramo, ariko ntekereza yuko urebye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, n'imbaraga rushyira mu iterambere ry'ubuhinzi, ntekereza yuko dushoramo amafaranga, ntabwo navuga yuko ahagije ariko si makeya. Mu by'ukuri iyo urebye ikoranabuhanga mu rwego rw'ubuhinzi ryatejwe imbere ku buryo bufatika mu bihe bishize, mu myaka ishize, mu rwego rwo gukoresha imbuto za kijyambere, ibikorwa bijyanye no gufata ubutaka neza, kurwanya isuri, gutunganya ibishanga. Aho ngaho hagiyemo imbaraga nyinshi, hakiyongeramo n'ikibazo gikomeye cyane cyakozwe muri iyi myaka 30 cyo kuvugurura imiturire y'abanyarwanda mu giturage. Aho kugira ngo usange ubutaka nyine bwaramazwe n'ingo, abantu bagerageze gutura hamwe, ubundi ubutaka bwo guhinga bwaguke, bugaragare. Ibyo ngibyo ntekereza yuko biriho, biracyakeneye gukomeza gushyirwamo imbaraga bigatera imbere. Ntabwo ntekereza yuko hari ibitangaza mu by'ukuri twavuga yuko u Rwanda rugomba gukora rutakoze mu guteza imbere urwo rwego, ariko haracyarimo ibishoboka. Urabona nk'iyi politike ya Girinka Munyarwanda, imbaraga zashyizwemo n'aho zimaze kugeza urwego rw'ubworozi, kandi wareba ugasanga n'inzego z'ubukungu zishobora kugenda none zitera imbere kurushaho, kuko hari abanyarwanda benshi badafite inka, bagombye gukomeza kugenda babona iyo nkunga, kandi bigaragara yuko n'umusaruro uva mu bworozi mu by'ukuri urebye aho tumaze kugera mu rwego rwo gutunganya amata, gukora n'ibindi biva ku mata, foromaje, kongerera agaciro bikomoka ku bworozi. Urabona ko bifite isoko atari mu Rwanda gusa, no mu rwego rw'akarere. Hariya rero hari urwego rw'ishoramari ntekereza rushobora gutuma ubuhinzi bushobora no kongera gutera imbere. Ariko tugomba no gushyira mu gaciro u Rwanda mu rwego rw'imbibi. Ni igihugu gito, kandi nk'uko babivuze abaturage bacyo baragenda biyongera. Ntabwo ntekereza yuko ubuhinzi ari rwo rwego rw'ubukungu ruzaba igisubizo kamara kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bukomeze gutera imbere, n'abaturage koko barusheho kugenda bumva yuko bafite umusaruro ufatika. Niyo mpamvu ndetse byaranatangiye urwego rwa serivisi. Ngira ngo turaza kucyitsaho mu kanya, turaza kureba uburyo urwego rwa serivisi wa mugani narwo ubona ari rwo ruri gucontributinga cyane ku. Ubwo ndatekereza yuko twakigezeho, kuko nta kuntu bagitandukanya n'icyo ngicyo twavuga. Reka mu kanya gato nitumara gufata akaruhuko gato cyane turaza tucyitsaho nacyo. Mbibutsa ko turacyari muri Face the Nation radio, iracyari Royal FM, ndi nisingizwe Alain Jean Baptiste. Turagarutse rero, twari dufasha akaruhuko mu kanya gato dutangiye gukomoza ku birebana n'urwego rwa serivisi rwatangiye mu by'ukuri kugira uruhare rufatika
mu kwagura umusaruro w'igihugu. Hashize rero igihe nyine ibarurishamibare ryerekana ko urwo rwego ari rwo rugira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu ku buryo no mu mibare iheruka rwagize uruhare ruri hejuru ya 40% ugereranyije n'inganda cyangwa se urwego rw'ubuhinzi byo byari munsi. Ibi ngibi bihuyiriye n'abira mwari muri kuvuga mu bisobanuro mutebyo. Murakoze nkuko nari ntangiye mbivuga, umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu turiho 8% mu mpuzandengo ya buri mwaka, mu by'ukuri usanga serivisi zagiye zibigiramo uruhare. Ariko kandi ni n'ibintu byumvikana nkuko navugaga, u Rwanda mu rwego rw'imbibi ni igihugu gitoya. Ubuhinzi nubwo bugomba gukomeza gutezwa imbere no gushyirwamo imbaraga, hari aho butazarenga, hari aho butazaturenza igihe tugomba gukomeza gutera imbere. Aha rero icyiza cya serivisi ntabwo zigira imbibi. Serivisi ntabwo zigira imbibi. Serivisi ushobora kuba uri hano ukazikorera ku isi yose. Ukazikorera ku isi yose. Ahangaha ni naho ngira ngo abanyarwanda tugomba kwishimira yuko icyerekezo cy'iterambere igihugu kirimo, ubona aho hantu cyarahabonye. Hari za serivisi nyinshi ziri gutuma ubukungu bw'u Rwanda butera imbere buzishingiyeho. Hari ubukerarugendo, tourism, ngira ngo ntabwo tuyigisha abanyarwanda bazi bose, aho ishyigikiye ubukungu, iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda mu byerekeye za serivisi zijyana n'ubukerarugendo. Hari amahoteli, hari byinshi. Hari izi serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, ICT ubu ni nacyo navuga kigezweho, kandi usanga koko ibihugu byateye imbere kurusha ibindi mu kwigisha abenegihugu ikoranabuhanga. Byanze bikunze bahora bari imbere. Ahangaha niho ntekereza u Rwanda rwarebye kure, kuko ni rumwe mu nzego guverinoma yacu ishyiramo imbaraga. Kandi ubona yuko n'urubyiruko rwinshi rugenda rugerageza kwihangira imirimo rushamikiye ku ikoranabuhanga. Hari ibishoboka byinshi urubyiruko rwacu rushobora gukora mu karere dutuyemo, cyane cyane muri Afurika yo hagati. Hano hari ahantu ugera ugasanga rwose hari ibishoboka, hari opportunities ku rubyiruko rw'u Rwanda, kandi hari abatangiye kugenda bajyayo barabibonye. Ahangaha nkatekereza yuko inzego nk'izo niho ntekereza mu byerekeye gufasha abanyarwanda kwihangira imirimo no kugira ngo ubuto bw'igihugu mu rwego rwa geography, rwa size, bitaba imbogamizi yo gukomeza gutera imbere ku muvuduko turiho. Hagomba gushyirwa imbaraga nyinshi cyane. Inzego rero zirahari, hari ibingibi bijyanye na tourism birumvikana birimo, hari ibya ICT, hari urwego rw'imari buriya ngira ngo murazi yuko u Rwanda rurimo rurategura uburyo rwaba mu by'ukuri icyicaro cy'ibigo by'imari bikomeye byaba bifite icyicaro hano mu Rwanda, ariko bikorera Afurika yose. Bikorera Afurika yose. Hariya rero niho ntekereza hari n'ukuntu n'ubwo u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, ariko biriya nabyo urebye aho turi muri Afurika, turi mu mutima wa Afurika. Hari abantu bigeze kumbwira ko buriya u Rwanda nicyo gihugu cyonyine muri transport aérien, donc gutwara abantu n'ibintu binyuze mu ndege, nicyo gihugu cyonyine ushobora guhagurukamo ukagera muri buri kapitali ya Afurika bitarenze amasaha 5. Icyo cyonyine ni opportunité muri iriya secteur dufitemo potentiel ishingiye aho ngaho kubera position géographique u Rwanda rurimo. Ngira ngo binafitanye isano no kuba ikigo cy'ubwikorezi mu ndege cyarongera ama destination cyajyaga justement urumva nk'iyo ni no opportunité. Ariko noneho na transport, gutwara ibintu n'abantu
ku butaka bijyanye no guteza imbere ubucuruzi mu rwego rw'akarere. Mu rwego rw'akarere ndibuka dutekereza kubaka iriya hub ya Masaka, Masaka Kigali Logistics Platform icungwa na Dubai World. Buriya mu by'ukuri objectif yari ukubaka icyambu hano i Kigali, ariko icyambu gishinzwe gufasha abacuruzi bacururiza mu karere, atari mu Rwanda gusa, mu bihugu bidukikije, kuko dufite ibihugu bidukikije ariko usanga ari binini cyane, nka DRC, za Tanzania. Ushobora gusanga rimwe na rimwe gucuruza abaturage bari mu ntara zegereye u Rwanda. Mu yandi magambo ntabwo uciye mu ijambo, urumva ngo umuturage utuye i Goma yegereye Kigali kuruta uko yakwegera Kinshasa. Biborohera. Urumva aho ngaho naho ni serivisi zifite potentiel yo gutera imbere, kandi uko zigenda zitera imbere zigenda zirushaho no kwegera n'iyo mijyi mikuru yindi y'ibyo bihugu. Ugasanga igihugu kiragira uruhare rukomeye cyane mu iterambere rusange rishingiye kuri iyo segiteri ya serivisi. ngira ngo ikindi wenda munagikomozaho kirebana, hari abavuga bati u Rwanda rwashoye ahantu abantu batatekerezaga ko naho hashorwa gushora imari mu birebana n'inama, kwakira inama. Bien sûr, ibyo ngibyo nyine ni iriya segiteri ya buriya tourisme yivugwa. Tourisme abantu traditionnellement kera bumvaga yuko ari ukujya kwinezeza abantu bafite kureba intare n'imbogo kugira ngo bajye kuruhuka babone aho baruhukira n'ibiki byose. Tourisme irenze ibyo ngibyo. Donc tourisme nk'uko wari ubivuze uti tourisme mureke tuyubake, ariko ari ukugira ngo dushaka ukuntu twazana amanama abera ku isi menshi abere hano, kuko bifite ingaruka nziza nyinshi cyane ku miterere no kuri za serivisi n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Reba inzego z'ubukungu zijyanye n'iby'uburezi n'iby'ubuvuzi, nubwo tutaratera imbere cyane, ariko iyo urebye nk'urwego rw'uburezi byarantangaje. Ngeze muri Gabon naragiye, abagabo ba mbere bamenyaga yuko ndi umunyarwanda, baravuga ati batuvuye mu Rwanda, bati umwana wacu niho yiga. Bikantangaza ahubwo nkibaza urwego rw'uburezi ko nzi ko natwe mu Rwanda tutaratera imbere, abana banyu biga iki mu Rwanda? Ariko ngira ngo ni nabe baragusobanurira bati ikintu cya mbere mufite nta bindi bihugu byinshi byo muri Afurika bigifite, nuko mwigisha Igifaransa n'Icyongereza. Kandi twebwe hano muri Gabo twiga Igifaransa tukivuga neza, ariko nta Cyongereza tuzi. Ariko ugasanga kugira ngo dushobore gukorana n'amahanga, byanze bikunze tugomba kumenya Icyongereza. Umwana wacu rero iyo yize mu Rwanda avayo rwose ari umuntu uri ku isoko hano ushobora kubona akazi ku buryo bumworoheye kubera icyo kintu. ngira ngo Gabo yanasabye kwinjira muri Commonwealth muri ya nama iheruka. Yarabisabye. So urumva muri iyo segiteri harimo potentiel. Ukurikije u Rwanda kuba ruri hagati ya Afurika ivuga ikoresha Icyongereza n'Igifaransa, kuvamo mu by'ukuri hub y'uburezi bw'abana bo muri ibyo bihugu bindi bakeneye gukoresha izo ndimi zose. Ubuvuzi ni kimwe. Ubuvuzi ni kimwe, ngira ngo murabona yuko viziyo y'u Rwanda mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi nayo iri kugenda yerekeza aho ngaho. Hari imishinga myinshi y'ubufatanye n'ibihugu byateye imbere ubona izadufasha kugira ngo u Rwanda mu gihe kitari kirekire abanyafurika benshi babone uko baza kwivuriza, kubera yuko hazaba hamaze gutera imbere. Ibyo ngibyo ariko birajyana gukomoze no kuri siporo, kuzana bale hano mu Rwanda, kwigisha abantu kugira ngo koko tugire impuguke, inzobere. Ikiza cya serivisi burya ikintu cya mbere kiziteza imbere ni ubuhanga bw'abantu. Ni ubuhanga bw'abantu, kwigisha abantu bakiga ibintu bigezweho bikenewe ku isi. Aho ngaho niho ntekereza yuko turi mu cyerekezo ntekereza kizatuma wa muvuduko w'ubukungu, ziriya nzego za serivisi nizishobora gukomeza kugenda zitera imbere kuri ubwo buryo uzakomeza, niyo intege z'urwego rw'ubuhinzi zageraho zihagararira, kubera yuko tudafite ubutaka bwinshi cyane, ariko hari izo opportunité zindi. Yego. Hanyuma reka dukomoze ku mibare y'ikigo kibarurisha mibare yerekana ko amafaranga u Rwanda rutanga rutumiza ibintu hanze
yagiye akomeza kwiyongera ugereranyije n'ibyo rwoherezayo. Yeah. Hari aho nk'imibare yerekana ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka rwakoresheje miliyoni zisaga 400 z'amadolari y'Amerika, ugereranyije nuko byari byifashe mu kwezi nk'uko mu mwaka wari wabanje wa 2023, kuko icyo gihe zari miliyoni 300 zisaga z'amadolari nk'ayo y'Amerika. Bene iki kibazo giterwa n'iki kandi mu buryo buri tekinike bw'ubukungu gikemuka gute? Icyo ni kimwe mu bibazo bitajya bitworohera gusobanura kugira ngo tubihuze n'umuvuduko w'iterambere igihugu kiriho. Ariko igisubizo cya mbere umuntu yatanga ni uko u Rwanda ni igihugu kiri mu iterambere. Ibihugu rero bikiri mu nzira y'amajyambere byanze bikunze biri benaho, uretse ab'Imana yahaye ibintu by'ubuntu za peteroli, amabuye y'agaciro menshi cyane ku buryo usanga mu by'ukuri nta n'imvune nta n'akazi kenshi bakoze, binjiza amafaranga menshi arenze ayo bakeneye kugira ngo bahahe hanze. Nka kiriya gihugu cya Gabo twavugaga, hariya bafite amafaranga menshi binjiza ugereranije n'ayo bakeneye kugira ngo bahahe hanze, ariko nabo bakeneye guhaha byinshi kuko urwego rw'ubuhinzi bwabo ntibukora, ariko ibyo ari byose bo bafite excedent commercial. Twebwe rero urumva turacyari muri process yo gushakisha kugira ngo uyu muvuduko w'iterambere turimo dushobore kuwukomeza, kandi dukeneye koko kugura ibintu byinshi mu mahanga, cyane ibikoresho bya ekipoma, amamashini, ibintu tudafite mu Rwanda birasaba amafaranga menshi. Bon, aha rero niho ntekereza buriya iyo urebye icyuho kiri mu bucuruzi bw'igihugu n'amahanga cy'ubwacyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ukumenya ibyo bintu dukura mu mahanga ni ibiki, hanyuma icyizere yuko biri kudufasha kubaka ejo hazaza ni iki. Aho ngaho niho umuntu agomba kwicara neza akareba no kumenya ese ko icyo cyuho tukimaranye imyaka irenga 10 kuva u Rwanda rwabaho kugeza ubu, kuki batukibara no mu bihugu bigerageza gucunga ubukungu bwabyo ku buryo tudafite risk zo kubura amafaranga yo guhahisha hanze. Aha rero niho ugomba gusubira inyuma ugasoma imibare. Mu by'ukuri amafaranga aziba icyo cyuho aturuka hehe? Amenshi muzarebe neza araturuka mu bashoramari. Hari abashoramari b'Abanyarwanda, hari Abanyarwanda benshi bakize kera bari barabitse amafaranga hanze, bagenda bayagarura mu Rwanda uko babona u Rwanda ruri kwiyubaka rutanga icyizere. Ariko noneho hari n'abashoramari b'abanyamahanga barutinyutse dufashe urwo rwego nyine rwa serivisi nk'iz'ubukerarugendo. Abantu bari gushora amafaranga muri izo sekiteri ntabwo ari Abanyarwanda gusa. Bya bikoresho rero byinshi bituma icyuho mu bucuruzi mpuzamahanga cy'u Rwanda kiba kinini, nabo ngabo batuma, kuko bafite ibikoresho bazana bakeneye bigura amafaranga yo hanze, ariko noneho no kukiziba bazana ishoramari. Yego, bazana ishoramari. Igihe icyo cyuho mu by'ukuri giteye gityo ntabwo kigomba kuba impungenge ku Banyarwanda. Kuko ni ishingiro ryo kubaka ahubwo ubushobozi kugira ngo ubukungu buzashobore kuba bukomeza gutera imbere mu bihe biri imbere. Kandi ntekereza yuko kugeza ubu ngubu iyo urebye neza usanga ntabwo u Rwanda twagera muri zone rouge yo kuvuga yuko ngo ntabwo turagera habi, tuvuga ngo kubera yuko dufite icyuho kinini cyane mu bucuruzi mpuzamahanga tugezaho tudashobora kwizera kubona amafaranga yo guhaha ibyo abaturage bakeneye. Ntabwo turagera aho ngaho. Imibare ya Banki Nkuru y'Igihugu irabigaragaza. Usanga umwaka ku wundi ikigereranyo cy'amafaranga y'amanyamahanga dukoresha iyo duhaha hanze kiri hejuru y'amezi 4. Ubundi kugira ngo mujye mu ahantu hatukura nuko kiya munsi y'amezi 3. Yego, usanga rero tukigerageza, kandi ntekereza yuko no guteza akaruhuko gato cyane turahita tugaruka mu kanya.
Face the Nation. Kigali's big and bold radio conversation on Face the Nation. Saturdays at 10 a.m. aha twinjiye rero mu minota ya nyuma iminota 14 ya nyuma y'iki kiganiro cya Face the Nation. Mwari muri kuvuga ko u Rwanda rutaragera habi ho kwiheba ngo uvuge ngo yes niho narindi donc nari kugerageza gusobanura kugira ngo abantu bumve ishingiro ry'icyo cyuho, ariko ntabwo ndi kuvuga yuko atari ngombwa gukora ibishoboka byose kugira ngo tugende tukigabanya, kandi biri gukorwa mu by'ukuri. Iyo urebye umuvuduko dufite mu kuzamuka w'agaciro k'ibyo twohereza mu mahanga, iyo ufashe ibicuruzwa bisanzwe na za serivisi uri kwiyongera ku buryo bufatika. Nahoze nsoma mu mibare muri iki cyumweru, usanga muri iyi myaka 2 ishize umuvuduko w'agaciro k'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga wongeyemo na serivisi birenga 40%. Birenga 40%. Yego n'ibyo dukurayo biragenda bizamuka, ariko ikiza nuko nyine uwo muvuduko w'ibyo twohereza mu mahanga nawo ukomeza kuzamuka. Kandi ntekereza yuko nicyo cyerekezo turimo, cyane cyane nidukomeza guteza imbere ku buryo bufatika izi nzego za serivisi. Abanyamahanga bari gushoramo amafaranga, ariko banareba yuko mu by'ukuri serivisi bari gutanga atari iz'abanyarwanda gusa, ari ugukora mu rwego rw'akarere kose. Yego. Hanyuma hashize imyaka irenga 6 u Rwanda rutangije gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda. U Rwanda rutangiza gahunda, intego yari iyihe iyo musesenguye, cyangwa se kandi ku rundi ruhande bwo mubona rugenda ruyigeraho? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Made in Rwanda guverinoma yatangiye kubishyira mu bikorwa, ndi minisitiri w'ubucuruzi. Nibyo koko icyo gihe ukiri minisitiri w'ubucuruzi. Nari minisitiri w'ubucuruzi ku buryo nari ifite inshingano yo kwirirwa nyisobanurira abanyarwanda no kugira ngo abantu bayumve. Hari aho nageraga ugasanga abaturage sindi kumvikana nabo, bavuga bati ibintu by'u Rwanda uvuga biri hehe ko ntabyo tubona, nibihari nta sura bifite, ni bibi, birahenda. Yes, ariko nanjye nkabwira nti urumva rero burya iterambere ryose rigira ikiguzi. Iterambere rigira ikiguzi. Ikintu cya mbere Made in Rwanda yari igamije ni ukumva yuko hagati abari no kukumva batakureba, wenda baraza bariho baratubona ku mbuga nkoranyambaga zacu, unambaye ishati ya Made in Rwanda yakorewe mu Rwanda kandi ni nziza cyane rwose. Ahubwo aho ngaho nanahahera, kuko buriya Made in Rwanda tuyitangira cyane cyane urwego twashaka kwibandaho rwari urwego rwo gukora imyenda. Yego. Rwari urwego rwo gukora imyenda, kuko uribuka yuko u Rwanda mu myaka y'ibihumbi 2005 mbere yo kuriya politiki itangira gushyira mu bikorwa, rwambaraga sekeni gusa. Yego. Ibintu byose byari sekeni. Caguwa. Yes. Guverinoma ndibuka yuko mu rwego rwa East African Community twari twarumvikanye n'akarere yuko tugenda dushyiraho politike zo guca sekeni, guca caguwa. Ndetse na gahunda zishyirwaho, ariko mu guzira mu bikorwa ibihugu bimwe na bimwe bigenda bigira biguru ntege. Guverinoma y'u Rwanda ni yonyine yafashe icyemezo cyo kubitangira. Tubitangiye ndanibuka yuko abanyamerika bararakaye, kura muri amasezerano ya AGOA. Bararakaye bati u Rwanda rwishe amasezerano y'ubucuruzi mpuzamahanga, ntabwo rucyujuje ibyangombwa kugira ngo dushobore kubemerera kwinjiza ibintu byabo ku isoko y'abanyamerika. Ariko ikiza nuko ibyo ntabwo byaduciye intege, twarakomeje. Ubu ngubu uzasanga muzarebe neza muri statistique, uzasanga mu by'u Rwanda rwohereza muri Amerika harimo imyenda ikorerwa mu Rwanda. Imyenda ikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda yakomeje gutera imbere ku buryo hari ibigo bito n'ibiciriritse bikora imyenda iri kujya hanze i Burayi, muri Afurika. Ariko noneho Made in Rwanda ntabwo gusa yagumye mu rwego rwo gukora imyenda, yagiye ahantu hose. Usanga n'uru rubyiruko dukangurira kwikorera, kwihangira imirimo, babirimo rwose. Iyo urebye mu rwego rwo gutunganya umusaruro uturuka ku buhinzi, ukareba ibyo urubyiruko ruri kugerageza gukora, ikoranabuhanga bari kuzanamo, hari utuntu twinshi twiza bari kugenda bashyira ku isoko. Kandi abanyarwanda batangiye kumva yuko niba uguze ibintu bikorwa n'umunyarwanda, nawe ari inshingano ya mbere ya Made in Rwanda, utanze akazi ku mwana w'umunyarwanda.
utanze akazi ku mwana wawe, utanze akazi kazatuma igihugu gikomeza gutera imbere. Niyo cyaba gihenze gatoya kurusha icyo ukura mu mahanga, ariko shyiramo iyo serivisi uhaye igihugu nayo iha agaciro. Nayo iha agaciro. Buriya ibihugu byose niko bitera imbere, niko bitangira. Mbere mu myaka ya mbere biragorana kubera yuko kugira ngo uhangane n'ibicuruzwa bikorwa n'ibigo bikomeye cyane byo hanze byamaze kwiyubaka, kugira ngo muzahangane ku isoko ari mu bwiza no mu biciro biraruhanya. Ariko hagomba kubaho politiki ya leta ibikangurira abaturage, ndetse ikanabafasha kugira ngo nabo ubwabo bagende bazamura agaciro n'ubwiza bw'ibintu bakora, kugira ngo koko bashobore guhangana ku isoko. Nkatekereza yuko ariho abantu bagomba kugenda, kuko nko mu nganda urabona ko urwego rw'inganda rurimo ruratera imbere muri iyo perspective. Kandi buriya singuhisha, buriya urwego rw'inganda mu iterambere mu muvuduko dufite mu kohereza ibicuruzwa mu mahanga bigenda bizamuka, urwego rw'inganda ruri kugenda rubigiramo uruhare, cyane cyane mu bihugu duturanye. Buri inganda nyinshi zaje mu Rwanda gukorera hano, cyane cyane isoko barebaga ni isoko rya DRC. Isoko rya DRC ni isoko rinini, yego, ndetse no muri Uganda no muri Tanzania, nubwo ho usanga rimwe na rimwe kwinjira ku masoko yawe biruhanya, ariko uko hagenda haboneka ibicuruzwa bigezweho byiza byujuje ubuziranenge, kwinjira ku isoko mu ryo mu karere biroroha. Hanyuma iyi gahunda ya Made in Rwanda, usibye ikibazo cy'imyumvire cya bamwe mu banyarwanda batabyumvaga bavuga bati ibikorerwa mu Rwanda kandi bije bite birasimbura ibyo tumenyereye imyaka myinshi ku ruhe rwego, banavuga bati birahenze, ariko mu buryo buri tekinike ni izihe mbogamizi cyangwa ingorane zabayeho bwa mbere? Imbogamizi zo en fait ndibuka mpereye nko ku rwego rw'ibigo bito n'ibiciriritse byari muri sekiteri yo gukora imyenda. Hariya rwose byabaye ngombwa yuko leta ibafasha, kuko wasangaga ikintu cyose bakeneye kugira ngo bashobore gukora ishati nk'ingiyi gituruka hanze, cyangwa se inkweto, cyangwa se inkweto. Urabona inkweto, kugira ngo ushobore gukora inkweto nziza ukeneye uruhu wasanga impu dukura mu Rwanda rwose zose zarigiraga hanze zidatunganijwe. Abanyabukorikori bacu bakora inkweto ugasanga bajya kuzishaka hanze bakazibona biruhije. Urumva aho ngaho niho habaga hari ingorane. Noneho ibisubizo rero ni ukubafasha, yego, kugira ngo ibikoresho bituruka hanze bakeneye babibone ku giciro cyiza, ndetse byinshi leta yagiye ikuraho imisoro kugira ngo bishobore kwinjira bitabahenze. Ariko noneho no gushaka uburyo nko mu rwego rw'impu, impu zatunganirizwa hano mu Rwanda nizo dufite, abanyabukorikori bacu bakaziheraho mbere yo kujya kugura izindi hanze. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika ahora avuga ati ariko inganda zitunganya impu kugira ngo twikorere inkweto ziturutse ku mpu zituruka mu Rwanda, kuki bidatera imbere ku buryo bufatika. Ariko hari possibility, yego, ni urugero rumwe. Hanyuma mu minota nk'itanu isigaye, ntabwo twabura gukomoza ku birebana n'agaciro k'ifaranga nka kimwe mu byakunze gusobanurwa nk'ibikoma mu nkokora ubukungu bw'u Rwanda. Dufashe nk'imibare yo mu mwaka ushize, Beneri mu gihembwe cya mbere cy'umwaka yerekanaga ko ifaranga ry'u Rwanda ryari ryataye agaciro ku gipimo cya 4.6% ugereranyije n'uko ryari rihagaze mu mpera za 2022. Ubusanzwe n'izihe mpamvu zituma ifaranga ritakaza agaciro? Iki kibazo kandi twavuga ko gihurira he n'izamuka ry'ibiciro ku masoko? Impamvu yo ndumva irumvikana, kuko turi muri sisitemu yo gucunga ubukungu ishingiye ku isoko. Ni ukuvuga ngo isoko ry'amadovize hari abayafite, hari n'abayakeneye. Iyo harimo icyuho rero, byanze bikunze igiciro cy'amadovize kigenda kiyongera, kandi cya cyuho gituruka nk'uko twanabikomojeho mu mwanya ku cyuho kigaragara mu bucuruzi bwacu n'amahanga. Ibyo twohereza hanze biracyari bike ugereranije n'ibyo dukurayo.
buriya kwemera yuko agaciro k'ifaranga nako kagenda kiyongera cyangwa se kagabanuka, simbizi ururimi turi bukoreshe, harimo no gushaka ukuntu gahoro gahoro cya cyuho kigaragara mu byo twohereza n'ibyo dukura mu mahanga kigenda kigabanuka. Burya agaciro k'ifaranga kabigiramo uruhare. Yego. Kabigiramo uruhare. Aho ngaho ndumva niho hambere hasobanura bituruka hehe. Bituruka hehe. Igice cya kabiri wari wabajije iki kibazo kwari ukumenya ngo niba bigiraho bihurira nyine n'izamuka ry'ibiciro. Izamuka ry'ibiciro birumvikana izamuka ry'ibiciro kuko ibicuruzwa byinshi biri ku isoko biva hanze. Ibiva hanze rero automatikoma niba ifaranga ritaye agaciro mu madolari cyangwa se mu mayero, n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa biva hanze birazamukana nk'uko rya faranga ry'igihugu riri kugenda ritakaza agaciro. Gusa ntabwo ari ibicuruzwa biva hanze gusa, ngira ngo mwarabibonye, ntabwo ari byo byonyine ibiciro bizamuka muri rusange. Burya nta munyepolitike cyangwa se umuntu ushinzwe gucunga igihugu wifuza yuko mu gihugu cye haba izamuka ry'ibiciro ritagira iherezo. Ritagira iherezo. Umuntu wese yifuza yuko ibiciro byagerageza kugumaho biri, ntibibere imbogamizi abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Ariko rero buriya nabyo mugomba kubimenya, inflation iringaniye hari igihe iba ngombwa mu bucuruzi kugira ngo abashoramari bitabire gushora imari kuko babona inyungu. Sinzi niba bisobanuka. Ngira ngo ni ururimi rugoranye kumva. Iyo bavuze ngo inflation uvuga ngo ni izamuka ry'ibiciro. Sinzi niba bisobanuka. Buriya hari igihe système de gestion zigenzura ibiciro zikabibuza kuzamuka ukurikije uko isoko riteye, cy'ubwacyo kiba imbogamizi kugira ngo abantu bashore imari. Kuko usanga niba ushobora gushora imari bikaba bigusaba ikiguzi kingana gutya, ariko mu gucuruza ntuzagira uburenganzira bwo gucuruza ku giciro gituma ugaruza ayo washoye ariko ufite n'inyungu, niki se kizatuma witabira gushora imari? Niyo mpamvu buriya izamuka ry'ibiciro riringaniye byanze bikunze rizakomeza, ariko rigende ritazamuka cyane ukurikije n'uko umusaruro w'igihugu ugenda wiyongera. Buriya niho usanga ruzingiye kugira ngo umenye neza ukuntu za politiki ushyirwa mu bikorwa uzishyira hamwe kugira ngo ibyo bintu bijyane. Kuko abashoramari bakenera gushyiraho ibiciro bituma bunguka. Yego. Iyo nta bushobozi rero bafite bwo kunguka, ntabwo bashora imari. Kandi nibadashora imari uzasanga noneho ahubwo na giciro wavuga kizamuka cyane kirushaho kigatumbagira kurutaho. Kirushaho kudumbagira. Hanyuma ngira ngo ndabona iminota dusigaranye iminota nk'ibiri yonyine. Mu munota nk'umwe mubona isoko rusange rya Afurika ryifuzwa rirashoboka ryari? Mubona u Rwanda ruzaryungukiramo iki? Bon, reka mpere ku by'u Rwanda bizungukiramo. Nkurikije ibyo twavugaga, u Rwanda ni igihugu gifite imbibi gito muri geography kandi gikeneye gukomeza kuzamuka. Muri uwo gukenera kuzamuka rero ni ukuvuga ko dukeneye isoko ryagutse kurusha isoko rigarukira ku mbibi z'u Rwanda. Yego. Ari muri serivisi, ari no mu bicuruzwa bindi bisanzwe. Kandi rero iyo tuvuga isoko rimwe ntabwo ari ibicuruzwa gusa bisanzwe, harimo na serivisi. Urumva rero ntabwo twateza imbere ziriya serivisi twavugaga igihe tuzaba dufite imbogamizi z'ibihugu biri hafi yacu birwanya yuko tujya gukoreho serivisi. Hanyuma ngira ngo wenda nuko dusoje, ngira ngo twajyaga ku kitsa wenda tuzabigisesengura undi munsi, tubaza uburyo ibihugu bya Afurika niba biri mu mujyi umwe ubyumva iri soko kimwe. Twabonye ibihugu bimwe byo mu gice cy'amajyaruguru ya Afurika birimo za Maroc na bihugu byo mu Barabu bisa naho bigenda bigura intege mu kumvikana kuri politike n'ibindi bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibyo wenda tuzagira umunsi wabyo.
hanyuma icyo nakora ni ukubashimira cyane, ndizera ko nitwongera kubakenera tuzongera kubabona. nta kibazo yewe uriye mpora niteguye iyo mumbaza ibibazo nshobora gusubiza. Yego. Hanyuma rero twamushimiye cyane, ni bwana François Kanimba, ni umwe mu mpuguke mu birebana n'ubukungu, yayoboye banki nkuru y'u Rwanda, yayoboye minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, kuri ubu ngubu akaba ari komiseri mu muryango uhurije hamwe ibihugu bya Afurika, no muryango w'ubukungu uhurije hamwe ibihugu bya Afurika yo hagati ndetse n'iyo mu burasirazuba, umuryango wa ECAS ufite icyicaro iri Breville muri Gabon. Twabashimiye cyane rero, yewe wayoboye iki kiganiro ndi Nisingizwe Alain Jean Baptiste. Gahunda zindi za Royal FM zirakomeza. Weekend nziza. Face the Nation.